viziyo imeze nanjye niyo mpamvu nabatumyeho uyu niyo viziyo muri no kujya mba nabatumyeho mu kazi abana bari abakera bani mu ndabari n'imyenda nakunda n'umwana nanjye nakomeje iyaje iwanyu ambwira yuko ameze neza n'umugabo we ntabwo nari nzi yuko bararukubira ni ukuri nawe byumviyeho nyine biba ari isomo ntazongere kuraza umugabo we no muri salo none cyakora tukiri aho reka mbabwire mwaje sibyo mwakoze arabahamagara ibaga yanjye sinakazi kanjye nkoraho ubu niwo mwanzuro nawe uko mbigenza njye nashaka nuko nakifatira nkibera ku kazi rwose kugeza aho umugabo ajya kwimuka mu rugo rwe ngiye kumuha urugo rwe akomeza bisigarane ko ntabwo mfite gahunda yo kujya muranze gutwara n'umugore mwakoze rero umubyeyi nawe waje uraza ati ndabona musabye imbabazi na madamu twashaka kugira ngo tubunge ntabwo twashaka kugira ngo mutandukane sibyo ihangane nk'umugabo ntabwo bikamubwira sibyo ubundi baravuga ngo ubundi niba iterambere murimo kugeramo murimo kuyoba ubundi ibuye ryagaragaye nibagije murimo kuyoba wihangane rwose ibibazo mufite tubabwira ukuntu wenda basi tuhabire mu gihe cyacu twari twitwaraga ariko ntabwo nagerageje kwihangana ninjira nimba bamaze kuryama umugabo wawe abana bamaze kuryama mwaza mwicara kugira ngo abana dufite hari umwana marapuriya akimara kumva ndi gucyo akabona naraye mwese ni ikibazo bwo birumva ntabwo ari uretse abone kuba abana tubyaye ndetse n'abagore umugore muzima nk'uyu reba inzu ntuba ataricara akawe nta kintu abura amafaranga ukwezi arasohoka nkamuhereza ntaki ariko ntajya nyurwa nawe wumva ubu rupaca nawe ikintu nakoze yari yanahenda gute nk'umugabo ejo batuvuga ngo urugo rwanjye none se kanibarize madamu wawe bizera yuko ugiye guhera ahangaha wikosora ubwo mu bidushyizemo ubundi oya none se madamu kamwibarize ubundi wowe ubeze uzajya kuba mu byo ngo wamureze mu ntebe n'icyo rupaca ushobora ntakivugira ahangaha kirangira sesa byose utagira ibyo uduhisha avugisha abagabo basi se wenda hari aho hari SMS barabasanga muri telefone ye umukobwa yamwandikiye password birimo ubwo se ngenzi password yiwe kumubonera n'abakobwa gusa n'icyo kintu ushobora madamu baze none se uzabana n'abagore bagenzi bawe gusa nta bagabo muzavugana kubera ko wowe ntabwo wowe kujya guhaha ntabwo ugerayo ugasanga hacuruje umugabo ugenda utamuvugishije se wahangikira ahubwo se mbwira ntabwo amugurira ntabwo umugore kuko usanga ari umugabo ariko rero nasabye imbabazi nawe ibyo ngibyo nk'uko nawe byakubaho se basi amakosa urayemera ndayemera niba amakosa uyemera usanga imbabazi umugabo bino bintu ni ubusa musaba imbabazi umuhe n'icyubahiro musubize icyubahiro cye nk'umugabo mu rugo umugabo wanjye sinzongera ukundi abantu baba barenganya ariko babona bagenda umugabo wanjye rero ntabwo nzongera sibyo uzajya ujyana utekanye sinzongera fukama imbere tubona ko uzisabye ubikuye ku mutima fukama imbere turebe urimo kuzisaba bya mwikiza nitugenda mwongere mu Rwanda mureke ntabwo ndi imana yaba ari gupfukamira kundi umwana w'umuntu ndakubabariye mu muco wa kinyarwanda upfukama imbere y'umuntu usanga ndakubabariye umukobwa wawe si umwanga umukobwa wawe ntacyo mwima umukobwa wawe ntacyo yamburanye cyangwa gufi imbere y'umugabo ufuka mu musaba imbabazi mu by'ukuri ni ukuri musaba imbabazi upfukamye kugira ngo n'ubutaha urasaba imbabazi byamwikize uvuga ngo nambabarire ngo nagira wari wabona ntongana na muzehe na rimwe ubuza wabibwira abandi bagore hirya no hino byavuye ahangaha twabivuze twabirangije numve biri hariya hantu ariko ubundi mwagiye mujya nubona wongeye gukora ibyo bintu ntuzanzire mu rugo uzakomeze umuhanda ugenda ntabwo twebwe umuco wa kinyarwanda ari mbabarira ntabwo nzongera byose nakwinjije mbabarira ntabwo nzongera ubu se iyi yongera kuba niba ntabwo yongera kuba igitanda ndaraho ntabwo nzongera rwose muri uzajya uyitanga icyubahiro cyawe yego mbabarira ndakwinjiza
kabisa ubwo rwose umugabo rufaca agiye gusubira mu cyumba cye. amakosa ndayemera ko yarayikemura. Ubu rufaca ntabwo azongera kurara muri salo. Oya ntabwo uzongera kurara. Rufaca asubiye mu cyumba cyiwe. Mbabarira rwose mbabarira. Ibintu byose nakukekeraga ntabwo uzongera kuba. Ubu se bazi nimvugana n'abagore ntabwo uzongera gufuhara. Oya ntabwo bizongera kuba ariko nawe ntukabikore ndebe. Sawa rero. Wenda ni k'abagore k'abagore nyine. Bahaguruka mugore mwiza ndakubabariye. Ureba. Sana ababyeyi rwose babone ko urugo rumeze neza. Ababyeyi ibintu nari nabitangiye. Ninatangiye numva ko ari ikibazo. Ariko muri inshuti nziza. Ibyago namwe mu n'umubyeyi na mama nambabariye. Shimira umubyeyi uburyo abivuzemo yabinyuze mu muco wa Kinyarwanda. Kuko burya gufuha uri kwikanga ubwo umugabo wawe yakubabariye nanjye nakubabariye. ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyitonze ikamishashi kandi ngo yihuse yabyaye igihugu. Ibyo muradushimishije cyane, murakoze cyane pe kuko byari kutubabaza iyo tuza tugasiga tugasiga mwese tugasiga bigaragara ko nta kintu cyatuzanye hano. Rero hari akaraporo ngiye gutanga munyihanganire. Wari ugiye mu kazi? Yego. Akaraporo mureke nkagiyemo sheri bwaya turabonana mu masaha ya saa gatandatu kandi murakoze ndabashimiye. Yego rupa nawe urakoze cyane pe urakoze no kuri kuyoma. Umubyeyi murakoze kabisa turaza kubasura vuba. Sawa akazi keza rupa.